umugabo muzajya muzwa no kuryamana ibindi bibere muri chat ube wibere byandi byose umugabo yaragukeneye abari umukozi ubikora gute batazaryamana bazaryamana uko byagenda kose kuko wowe madamu niwe wahaye umukozi wawe uburenganzira bwose ni wowe uhereza umukozi wawe gutekera umugabo wawe kandi wowe ubwawe wagakwiriye gufata umugabo wawe ukamutekera ni wowe uhereza uburenganzira umukozi wawe bwo gufata inkweto akazihanagura z'umugabo wawe kandi wowe niwe wagakwiriye gufata za nkweto ukazihanagura rero mu gihe yahuye n'umukozi wawe waramuhaye uburenganzira bwo kwita ku mugabo wawe ntuzazuburana ngo umukozi wawe yavuye reka twega abagore ibyo ntibitureba niba uvuye mu kazi menye niko bisigaye bimeze abagore ntabwo ibyo bintu bikitureba pe niba uvuye mu kazi menye wowe ubwawe yewe n'amazi muri dushe nawe uyishyiriremo cyangwa abwira umukozi aba ari we uyashyiramo sinzi ikibazo ahantu kiri ku bagore kugira ngo dufate umwanzuro wo kubwira abakozi ngo bite ku bagabo bacu gufata umwanzuro wo kubwira abakozi ati fata iki kintu kinkorere kubwira umukozi ati genda mu buriri ujye kubusasa ariko ibyo bintu uko bitigeze bibaho ni gute ubu ngubu bisigaye bibaho muraho neza cyane bafana bacu nizere ko mumeze neza ni forome nugarutse mbabwira ngo mukore subscribe ku bantu mutarakora subscribe kuri iyi channel yacu inama y'ubuzima TV uyu munsi rero twaje kuganira ku kiganiro cy'abamabuja abakoresha n'abakozi ariko cyane cyane abakoresha b'abamama atari abakoresha b'abapapa hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo tuzaganire ku icyo kiganiro cy'abakozi n'abanyirabuja ngo iyo ufashe umukozi ukamwicaza ukamubwira ati ese ari mabuja wawe na bosi wawe ninde muntu mw'urwo rugo urimo ninde muntu muzima urimo akenshi bahita bavuga ati bosi niwe umuntu mwiza bosi uranamubwira n'ikintu akakumva akagutega amatwi bosi uramuganiriza akakumva ariko mabuja nta n'ijambo n'iri wavuga uko atashye atahavuga nabi mabuja araza akagutonganya waba wanagize n'imirimo ukora akagushwana ugasanga umukozi ibyo bintu biramunena cyane ibyo bintu umukoresha w'umumama ugasanga ibintu ari kumutukira ugasanga ni ikibazo ariko ngo wakegera ba bosi be bosi wa abakubwira ati ngewe nta kibazo ibintu byose umukozi se kabikora neza nta kibazo ngewe nyine ukabona ko nta kibazo kiri hagati ya bosi n'umukozi ariko byagera kuri mabuja n'umukozi naho hakaza ikindi kibazo none nkabaza abamama kuki mwumva ko igihe cyose mwahora mushwana abakozi banyu kuki mwumva ko abakozi iyo bakoze imirimo ya mirimo bakora kuki mubona ko nta gaciro imaze igihe kikagera ugasanga inshingano zose zo mu rugo uri kubwira umukozi ngo nazikore ugasanga wowe ubwiye wa mukozi ngo genda mu cyumba cyanjye ujye kunsasira ugasanga ubwiye umukozi kigenda ufashite amabokisa y'umugabo uyafure nkibaza iyo ufata bokisa z'umugabo ukazihereza umukozi wawe wo mu rugo atagenda umese bokisa za bosi wawe wa mudamu we aho uri ubu wumva umeze neza ese basi uba wumva ibyo urimo gukora ari ibintu byiza bitaca kabiri wajya kubona ukabona ubwiye umukozi ngo injira mu cyumba cyanjye ngo ugende kunsasira umukozi agiye kugusasira nkande ese agiye mu cyumba cyawe nkande kugira ngo abashe afata amashuka ayakuye ku buriri azanye andi mashuka niwe uhinduye amashuka agiye kugusasira uburiri uri bujyemo n'umugabo wawe umukozi akabwinjiramo akajya kugusasira kuki ibyo bintu tubikora ndabwira abamama ni mwebwe mbwira kuki icyo kintu mugikora mukumva ko igihe cyose umukozi ariwe ugomba gukora ikintu cyose ninde ugiye guteka buri munsi ku itariki ya mbere kugeza ku kwezi ku minsi 30 yose umukozi ari kurangiza iyo minsi yose ari guteka ibiryo byo mu rugo
ese niba wowe ufite akazi wa mumabuja we ukaba ufite akazi ukora, kuki wowe ubwawe udafata umwanya uvuga ati niba ari muri weekend sinkora, cyangwa niba hari umunsi w'ikiruhuko bampaye, uyu munsi reka ngerageze mfate ibyo guteka nekere umugabo wanjye, nungure umugabo wanjye, ngire ikintu nkorera umugabo wanjye azasanga nibura mu biryo hari icyo wahinduyemo mu byo guteka. Ariko noneho ngo hari n'amabusha bajya guteka ugasanga abakozi bo mu rugo babarusha guteka, ugasanga ngo ibyo batetse mu rugo, ugasanga umugabo arabiriyeho, yakumva n'ibyo umukozi yatetse ukumva umugabo akunze ibiryo umukozi yatetse. Kubera iki? Umwanya munini, igihe kinini ntabwo dufata umwanya wo gufata ngo dutekere abagabo bacu. Umwanya munini turavuga ngo abakozi nibo bagomba kubikora. Umugabo niba agiye mu kazi, umukozi niwe umuterera imyenda yo kwambara, ipantaro arayifata ayitere, ishati ayifata ayitere, umugore yibereye mu bye. Hari n'igihe n'uwo mugore usanga nta n'akazi afite, aho kugira bikore ugasanga ari kubwira umukozi ngo ngwino ubikore. Niba umugabo avuye mu kazi, inkweto ziri hehe kugira ngo umukuremo inkweto mu birenge, nujya kubona silipa urahamagara umukozi ngo ngo zana silipa, tantine zana inkweto duhereze bosi. Ese wowe ufashe inzira ukagenda ugafata za nkweto ukazizana, ugafata inkweto, niba umugabo yambaye za nkweto zifunze ukazimukuramo, amasokisi ukayamukuramo, ukamwambika za silipa ukazimuhereza ari we wabiteguye, wowe bikunanije iki? Kuki wumva ko icyo kintu umukozi yagikora? Umukozi ikintu cyose ni umukozi. Niba umugabo agiye koga, tantine shyira amazi muri dushe ngo agiye koga, uri kumuhamagara wowe kuki udafata amazi ngo yashyire muri dushe utegurire umutware wawe aba ari wowe uyajyana muri dushe? Bikunaniza iki? Bitaca kabiri gatatu abantu muri quartier bagatangira ngo uriya mugore wo kwa uriya mugore ngo umugabo wiwe ngo asigaye aryamana n'umukozi we. Yego, kandi usanga umugore we wari wamuhaye kare wo mu cyumba kimubwira ngo ajya gusasira. Ego, yamuhaye kari bamugesheje muri cya cyumba. Kuki wumva ko ibisigaye guhura n'umugabo wawe ari ikintu gikomeye? Ni wowe wamwinjije mu cyumba, wowe ubwawe ni wowe umuhereza za nshingano zose, ni wowe wamuhaye uburenganzira bwo kwita ku mugabo wawe, kuko we kwita ku mugabo wawe byarakunaniye. Umugabo nawe areba umuntu umwitaho, ntabwo umugabo azareba umuntu utamwitaho. Erega hari n'igihe usanga umugabo yari yarakunze umugore kubera ko utuntu twose yari akeneye mu buzima, nyine akeneye ko hari umuntu utumukorera. None ageze mu rugo, wa mugore aho kugira ngo atumukorere, yose wumva byenda banga ngo nta muperezida wiyamamaza nyuma yo gutorwa, akahita banga noneho gahunda zose nzihaye umukozi. Ugasanga umugabo muzajya muhuzwa no kuryamana, ibindi bibereye muri chat, byandi byose umugabo yaragukeneye aba ari umukozi ubikora, gute batazaryamana? Bazaryamana uko byagenda kose, kuko wowe madamu niwe wahaye umukozi wawe uburenganzira bwose. Ni wowe uhereza umukozi wawe gutekera umugabo wawe, kandi wowe ubwawe wagakwiriye gufata umugabo wawe ukamutekera. Ni wowe uhereza uburenganzira umukozi wawe bwo gufata inkweto akazihanagura z'umugabo wawe, kandi wowe niwe wagakwiriye gufata za nkweto ukazihanagura. Rero mu gihe yahuye n'umukozi wawe waramuhaye uburenganzira bwo kwita ku mugabo wawe, ntuzazuburana ngo umukozi wawe yaguciye inyuma. Binavuze ngo ni buri gihe byibuze rimwe na rimwe tungura umugabo wawe, mutungure, umwereke ko wenda uri busy, ariko n'ubundi kimufitiye rwa rukundo rwawe umufitiye. Niba ufite akazi, genda muri ka kazi, ariko byibura gerageza n'igihe ubonye, niyo yaba ari igihe gito, ita ku mugabo wawe, ureke gufata umugabo wawe umujugunyira umukozi. Wambwira gute ukuntu umugabo azasohoka mu nzu nagera hanze asanga umukozi ari kumufurira amabogisi? Kandi wowe mugore wenda wicaye muri salo, wifitiye telefone, uri kuri taci, urimo umuntu wagufuriye amabogisi ni iki cyaba batazi? Niba umukozi asigaye azi n'umuhumuro wo mu manuza y'umugabo muki, urumva ari iki kiba atazi nyine? Oyigiye nta kintu cyose atazi, ibintu byose ababizi. Mbere umugabo ntambutse ngasanga bari kumfurira box, wowe wicaye wakabaye uzikura nk'umugore wawe. Yego, ubwo urumva nyine aho nabona ko uwo mukozi nawe wamuhaye ibyo wagombaga kumuhereza byose ari iki? Nyine naho ngaho niyo mpamvu ugenda ikubwira abagore, hari igihe abagore natwe tukora ibintu by'amafuti ukabona ko ibyo turi gukora rwose ntabwo
bikwiriye, ukabona n'ubundi kuva iwanyu kuza erega kuryamana n'umugabo wawe ntago ariyo turufu warata, kuko mutanaryamanye umugabo wawe yaryamana n'abandi. Niba umugabo yaragukuye iwanyu ni uko hari ibintu byinshi yagushakagaho, yakuzanye mu rugo agukeneye kugira ngo harigire ibyo umukorera nawe ubwawe, abona umuntu ubasha kumwitaho, abona umuntu umutegurira ibyo kurya, amafunguro yategure, umuntu umukurikirana. Ntabwo yakuzanye ibyo ngibyo iyo aza kubikora yari kuzana umukozi w'umusore nawe akabimukorera, cyangwa umukobwa akabimukorera, akanamukorera n'ibyo bintu. Ariko kuba yarakuzanye ni uko yavuze ati reka njyewe ndongora umugore nkunda aze aba ari nawe uzajya unkorera bya bintu. Mu gihe rero bya bintu utabikoze ni ikindi kibazo. Uzi ikintu umaze kubona se? Abagore ntabwo bajya bahereza agaciro imvune z'umugabo ari ku kazi. Ntabwo twege tuzireba. Ntabwo baba babyumva ko impamvu umushyize hariya rugamba byibuze nuva ku kazi uruhuke mu mutwe kuko ukora ikintu ukunda, nyine ibintu byose byibuze ku kazi wahabuze cyangwa mu bantu wanze wahabuze, ubisange mu rugo rite ryitwa rya juru ryawe ritoya. Reka twege abagore ibyo ntibitureba, niba uvuye mu kazi menye niko bisigaye bimeze. Abagore ntabwo ibyo bintu bikitureba pe. Niba uvuye mu kazi menye wowe ubwawe, yewe n'amazi muri dushe nawe uyishyiriremo cyangwa abwira umukozi aba ari we uyashyiramo. Sinzi ikibazo ahantu kiri ku bagore kugira ngo dufate umwanzuro wo kubwira abakozi ngo bite ku bagabo bacu, gufata umwanzuro wo kubwira abakozi ati fata iki kintu kinkorere, kubwira umukozi ati genda mu buriri ujye kubusasa. Ariko ibyo bintu uko bitigeze bibaho ni gute ubu ngubu bisigaye bibaho? Ukabwira umukozi ngo genda ukore iki, utashye uvuye mu kazi, aho kugira uzuganira n'umuntu wasize mu rugo, wenda wa mukozi wamusigiye abana, niwe ujya ku ishuri, agiye gukura abana ku ishuri, arabazanye mu rugo, yita ku bana, utashye uri kuza umubwira nabi. Ese umubwiye nabi wamubwiye neza? Wamufashe nk'aho ari murumuna wawe, umuntu uzakurerera abana, umuntu utinyuka agafata umwana wawe akamwitaho akamujyana ku ishuri, akagaruka agasubira akajya kumufata umukozi akamuzana, uramubwira nabi kugira bigende gute? Kuki igihe cyose baturega ngo twega abamama nitwe tugira amahane kuruta abapapa ku bakozi bacu? Ngo igihe cyose abamama twege ngo tugira amahane, kuki ayo mahane tuyagira? Twagiye tugerageza tukamenya ukuntu dufata neza abakozi bacu, tukumva ko nabo ari abantu dufashe neza. Umukozi agize gutya kubw'impanuka, ikirahure kiramucitse kikubise hasi. Uko ikirahure kimucitse niko nawe cya kirahure cyagucika kikagwa hasi kikameneka. Uko itasi mucitse ikameneka niko nawe ubwawe yatasi yagucika ikameneka. Uko isahani y'idongo yamucika ikameneka niko nawe ya sahani y'idongo yagucika ikameneka. Warangiza ngo umukozi ugiye kumukata ngo isahani ngo yayimene. Ese ubayeho utemera ko impanuka zibaho? Ese wa mubyeyi we ubayeho nawe utemera ko ibyo bintu nawe byagucika nawe bikameneka? Wowe bigucitse ninde wabikwishyuza? Ese umugabo nawe yakubwira ati naguhaye amafaranga yo kujya kubihaha, genda nawe uzane icyo kintu? Tujye tugerageza tubane n'abantu, tujye tugerageza twumve ko babakozi bacu dukoresha ko hari byinshi nabo ubwabo batumarira. Tujye tugerageza babakozi dukoresha tubafate nk'abana bacu, aho kugira wa mukozi agenda tuvuma ati ngewe mabuja wanjye ukuntu ari ikigome, mabuja wanjye kuri uyu mubona ni umugome, ngo ibiryo ngo utetse ngo ntabwo ngo umukozi yabirya, abujijwe n'iki kubirya? Ngo utetse inyama ngo umukozi ngo ntabwo yazirya, kuki wumva ko wa mukozi atazirya? Urazifasha urazimuhaye, niwe uzitetse. Wajya kurya ku meza ngo ntabwo umukozi ngo ushobora kumuhereza ngo inyama, ngo nagenda ajye kurya ibishyimbo. We kuki utariye bya bishyimbo? Tugerageze turebe ukuntu twerera imbuto abakozi bacu, tugerageze turebe ukuntu twabana n'abakozi bacu, kuko umukozi nawe ni umuntu nkawe. Na igihe harimo hari igihe nawe cyazagera ukazamusanga nawe ari mu rugo rwiwe, noneho mugahura ari wowe uri kujya kumusaba. Abamama tugerageze uko byagenda kose twite ku bakozi bacu, twumve ko abakozi bacu ari nk'abana bacu.
we kumufata wumve ko ari ikintu kiri aho ngaho ngo ni uko umwishyura amafaranga. Umuha amafaranga yego, ariko nawe aba yagize ibyo akora. Umuha amafaranga ariko hari akazi kenshi k'imvune uba uri kumukoresha. Noneho hari abantu ujya kureba mu rugo ugasanga umukozi ari gukora akageza saa 7 z'ijoro akiri mu kazi. Saa 7 z'ijoro zikagera wa mukozi akiri koza wenda ibyombo, ngo amasahani baririyeho ijoro ryose saa 7, niba bigeze saa 8 ya masahani agomba kurara yogejwe. Saa 8 nizo saha aryamiyeho, bigeze saa 10 uramubyukije ngo najye gushyushya amazi yo kuhagira abana bari bujye ku ishuri mu gitondo. Ese uri kureba wa mukozi bya bintu niba bikora gutyo ya masaha, urumva ko wa mukozi we ari buryame ryari aruhuke ryari? Uri kumuhereza akazi k'imvune ngo nukumwishyura. Kumwishyura wimwishyura amafaranga ngo nibura ya mafaranga umufate nka hari umukozi w'umuretwa, umuhe ka kazi k'uburetwa ngo nukuri kumuhereza ya mafaranga. Gerageza kore ya masaha ariko nawe umuhereza umwanya wo kuryama ngaruhuke. Byibura abone ukuntu atangira ka kazi kejo nawe yaryamye yaruhutse. Tugerageze nk'abamama, tugerageze tumenye akazi abakozi bacu tugomba kubahereza bakwiriye gukora, natwe tugira icyo dukora. Ntabwo umukozi azita ku mugabo wawe ngo wa mugabo ngabure kutabibona igihe kigere ngo aryamane na wa mukozi. Ibyo bintu ntabwo bibaho, byanze bikunze bararyamana. Gerageza nawe za nshingano zawe uzikore. Niyo waba ufite akazi ukaba waturutse mu kazi unaniwe, gerageza nawe za nshingano zawe z'urugo zikore. Gerageza wa mugabo wawe umwiteho, ugira ibyo umwitaho nawe ubwawe. Nkaho kuvuga ugasanga cya kintu ntabwo uri kugikora nk'uko gikwiriye. Ikintu cyose umukozi wanjye azagikora, ikintu cyose umukozi wanjye azagikora, wowe nta ntoki ebyiri ufite, we kuki udashaka kubikora? Ibyo bintu abakozi ntabwo ari byo. Njye impamvu mbibabwiyeho iki kintu nuko hari umuntu wanyandikiye abimenyesha ngo akeneye ko icyo kintu tukiganiraho. Umuntu yarambwiye ngo akeneye ko icyo cyifuzo twakiganiraho, tureke gufata abakozi nkaho ari amapunda. Umukozi ni umuntu nkundi. Ikindi ngo wajya kumva ngo ukabona ngo ari gutambuka ngo umukozi uramubwiye ngo kora isuku di, ngo nawe ubwawe ngo genda wiyiteho, ngo ujye wambara ngo utwenda twiza tw'utumini. Uri kukamwambika ariko nanyura ku mugabo wawe aramwitegereza, kandi ari we wamubwiye ngo niyambare kakamini. Kuko umukozi yaranyandikiye arambwira ngo hari n'igihe nabamabuja ngo bamubwira ngo niyambara kamini. Umwambitse mini, umugabo wawe namureba akareba intege ze, icyo gihe ikosa zizaba rivuye kuri nde? Si wowe ryaturutse wowe wayimwambitse. Hari naho bigera ngo umukozi ngo wowe ubwawe ngo ugiye kumugurira imyenda wamuzaniye ukamuzanira utuntu nawe ubwawe utakambara ngo usohoke mu muryango. Ibyo se byaba ari ibiki? Tugerageze tubane neza n'abakozi bacu, tugerageze abakozi bacu tubabe hafi, tugerageze nabo tubafashe imirimo. Niba baturerera abana bacu nabo turebe ukuntu natwe twabitaho. Witaha mu rugo ngo nugera mu rugo ukanga umukozi umubwire nabi, iki ni wagikoze, iki ni wagikoze, iki ni wagikoze. Nawe wiriwe mu rugo hari ibyo umugabo yasanga nawe ubwawe utakoze. Ese nawe azatavuga ati kino ntiwagikoze, kino ntiwagikoze. Umukozi arageraho nawe ubwiye akananirwa. Umukozi ageraho nawe ubwiye agashaka byibura ikintu cyatuma nawe aruhuka. Kuki utamuhereza uwo mwanya ngo nawe aruhuke? Yeguramuha amafaranga. Noneho hari undi wambwiye ngo hari n'igihe barwara ngo ntanamwiteho ngo byibura ngo amushakire imiti ngo ajye kwivuza. Ugasanga umukozi ararwaye, wowe uri kumukoresha kandi arwaye. Yabikubwiye karwaye, ariko ngo genda ngo ujye kugura imiti. Yazana ya miti akayinywa, imiti ntagarakira, ntaratora imbaraga, ngo genda ngo genda ujye gukoropa iriya nzu. Ese we wagikoze? We wabikoze? Umukozi ko yakubwiye karwaye, ese nta mubiri yambaye nk'uwo nawe wambaye? Ibyo bintu byose abakozi birabananiza. Ibyo bintu kandi barabyinubira. Wa mubyeyi we, wa mudamu we, niba uzi ko umukozi yakumenyesheje ko arwaye, wowe ukamukoresha imirimo ngo nuko ngo umwishyure amafaranga, ugasanga ibintu byose uri kubimukoresha kandi yakubwiye ko arwaye afite iserera ari gushaka kwitura hasi, ariko wowe uri kumubwira ngo nikigenda kijye gukora.
nawe umwana wawe mu minsi iri imbere hari igihe nawe yazavamo wa mukozi ibyo uri kumukorera nawe bikazakorerwa wa mwana wawe. Ibaze rero ibyo bintu uri gukora ari umwana wawe uri kubikorera. Ishire mu mwanya wa mukozi abaye umwana wawe urimo urakoresha ibyo bintu kandi yagutakiye akubwira ati mabuja ndarwaye, ariko ntubashe kumuha umwanya ngo aryame aruhuke. Ibyo bintu tugerageze tubyirinde nk'abamama. Abakozi nibakomeze baducira urubanza batubwira ngo turi abagome. Abakozi nibakomeze batubwira ngo ubugome bwacu ngo boss niwe muzima kuruta mabuja. Nawe wahinduka. Niba uri kukurikira iki kiganiro uri umumama ukaba ufite umukozi ukorera ibyo bintu, gerageza uhinduke, gerageza witware neza ku mukozi, gerageza ufate umukozi nk'umwana wawe, gerageza umukozi umufate neza mu buryo bwose bushoboka. Kuko bitagenze gutyo ntago waba uri kumukorera ibintu byiza. Ndabona iminota yatugendanye, reka tugere ku musozo. Ariko byibura mbere yuko tugera ku musozo, ngira inama abamama ku kintu kijyanye n'abakozi. Ita ku mukozi wawe. Ngira inama umumama aho uri hose, gerageza ubane neza n'umukozi wawe, gerageza utahe mu rugo umubwira amagambo meza. Reka gutaha mu rugo utontoma nk'aho wabaye intare. Reka gutaha mu rugo utontoma nk'aho umukozi hari ikintu kibi yagukoreye. Erega niyo yaba yakoze cya kibi, icaza wa mukozi umuganirize, umubwira ati iki kintu ntago ushaka ko uzongera kugikora, kandi umuganirize neza, umuganirize utamubwira nabi, umuganirize utamukanga. Kandi n'umuganiriza neza azagutega amatwi kandi azakumva. Noneho ngo hari n'abamabuja bataha umukozi yaba yakoze ikosa ngo agafata wa mukozi akamukubita. Ugeze naho umukubita kubera iki? Kubera ko ngo umuhereza akazi. Wagerageje ukitwara neza, ukamubwira neza ko umukozi agira amatwi kandi ko yumva ko n'ibyo bintu yabikora. Niba umuganirisha ukamubwira arakumva kandi aragutega amatwi. Gerageza nawe umubwire neza, ureke kumukubita. Kuki umukubita ubundi? Ese wikanze uri kumukubita, numukubita cya kintu yakoze azagihagarika kubera ko wamukubise? Oya, tugerageze tujye dufata abakozi bacu neza, tubabwire neza, tugerageze tubabwire ijambo ryiza, kandi nabo bazatwumva. Kandi nabo bagira amatwi baratwumva. Niba umukozi agukoreye ikintu cyiza, ahubwo gerageza umushimire. Hari abamabuja batazi gushimira abakozi babo. Shimira umukozi ku bikorwa byiza gukorera. Niba umukozi agukoreye neza, mushimire, mubwire ati wakoze pe, kino kintu wagikoze neza. Gushima ku kibi kunanira. Tugerageze tujye tubana neza n'abakozi bacu, tubaganirize, tubabwire amagambo meza, tuganire, duseke nabo, dutere urwenya. Ibyo bintu bizadufasha kubana neza n'umukozi wawe. Ngira ngo mbwira abantu bose abakurikiye ibiganiro byacu, ugira inama agashaka kutwandikira, atwandikire kuri nimero iri kuri WhatsApp hasi y'iyi video, nimero iriho, cyangwa se utwandikire muri komenti. Ugira ikintu tubwira, niba hari igitekerezo ushaka kutubwira utwandikire, ubitumenyeshe, tuzagusubiza. Byanze bikunze tugomba kubidusubiza ibyo watwandikiye. Cyangwa niba ushaka ko tugukoresha nawe ikiganiro, ufite ibyo ushaka gusangiza abanyarwanda, twandikire utubwire ko hari inkuru ufite ushaka ko wasangiza abanyarwanda, tuzagutumira uzi iyo nkuru yibwira abanyarwanda. Wibuka gukora subscribe na like na comment. Urabukoze igikorwa cyiza, kandi uzajya ubonera rimwe ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza. Bye bye.